nguhaye ikaze wowe ukunze ukurikira ibiganiro tukugezaho. This is NFM Rwanda nk'uko bisanzwe, ikiganiro cyite NFM Talk cyangwa se ukite uko ushaka bipfa kuba bikunyura. Uyu mugoroba nakuzaniye umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'igitonore, umukobwa rwose ubwiza ntaga bwinjinga, kandi umukobwa ufite ubwiza buri naturel. Reka rero mbere yuko tugirana ikiganiro abanze abibwire. Murakoze, nitwa Lenova Mukansengiyumva. Mukansengiyumva Lenova, akazina ko numva kadasanzwe. Oya, karasanzwe. Ni mama ni papa wabigezemo harengo ka Lenova kazi? Ababyeyi banjye bose. Lenova Mukansengiyumva riva he? Hano cyavuye umusaza wanjye nkurikira yitwa Nsengiyumva. Twasaga nkaho turi impanga rero cyane, barinyitirira kugira ngo duse nkaho twenda kwitiranwa nyine, ko habuze gato ngo tube impanga. Yes, turi kumwe na Lenova Mukansengiyumva. Lenova Mukansengiyumva nk'uko amaze kubitubwira. Yes, Lenova tugwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Lenova usengera muri hedini? Nsengera muri ADPR. Nsengera ahahoze ari paruwasi ya Seje mu Rwampara, hano Gikondo. Okay, ndagira ngo nkubaze akabazo gato koroshye cyane. Ni iki kintu cyatumye usengera mu itorero rya ADPR? Ikintu cyatumye nsengera mu itorero rya ADPR, mbere nakuze nsanga mu rugo bose ari ADPR, abavandimwe ndetse n'ababyeyi nkuriramo. Ariko ntabwo byari bibujijwe ko maze gukura nari buhitemo irindi torero nshaka nkaba ari ryo njyamo. Impamvu rero nyamukuru yatumye mfata umwanzuro wo kurigumamo, itorero mbarizwamo rigira indangagaciro nkunda, ritanga uburere, rirera umwana kuva avutse ukazarinda umubyeyi ushima Imana ndetse udafiteho umugayo ku bantu. Ndetse numva nyuzwe ibyo navuga nk'amahame, numva nyuzwe n'amahame yayo, nta na rimwe rijya ringonga, kandi rwose mba numva ndi comfortable. Niyo mpamvu narihisemo. Hari benshi bavuga yuko ibintu by'amatorero, ibintu by'amadini ari ibintu twishyizemo byazanywe n'abazungu, ndetse nta n'uruhare rufite ku mahitamo y'umuntu, cyane ko harimo n'abantu badasenga ariko bakumva yuko begerana n'Imana yabo, kuko abenshi bavuga yuko atari ngombwa ko waba wagiye mu rusengero cyangwa se uri mu idini runaka ngo babasha kujya mu gice kintu cy'umvute. Ibyo baba batekereza ku ruhande rumwe nibyo, ariko njye simpamanya nabyo cyane, kuko guterana kuriya ku cyumweru tujya gusenga bifite umumaro mwinshi cyane ku bugingo ndetse n'ubuzima bw'umuntu. Ushobora kuba uri mu rugo ko kugasenga Imana ikakumva mwaka ugashira ibiri, ariko muri cya gihe uba ufite nk'ikibazo kigukomereye usa nk'uwihebye cyangwa ufite intimba nyinshi, uko uguma uri wenyine urushaho kubabara no kwitekerezaho cyane. Ariko iyo ugiye gusenga ugaterana n'abandi, pasiteri akigisha ku ijambo runaka rishobora kuguha impumure utari bubone uri mu rugo, ihumure. Cyangwa se nka korali zaririmba bakabasha kuririmba ku bintu bijyanye na situwasiyo urimo, uyihebe ukumva ko hari Imana itabara, biragufasha nyine ukabona n'umwanya wo gutekereza cyane ku buryo wagira stress. Niyo mpamvu numva ko kwizera ko aho wari hose Imana ikumva ko kwirakumva, ariko no guterana n'abandi ku cyumweru ni ingenzi, cyangwa mu minsi y'imibyizi ari rya jambo twigira ni ingenzi, amakorali aririmba za ndirimbo ni ingenzi, tuhumvira byinshi by'umumaro, yaba ibyo mu buzima busanzwe bibasha kutwubaka ndetse no mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu ngiye ntamanya n'abantu bumva ko aho uri hose wasenga ku giti cyawe ngo Imana ikumva ko ibikumva, ariko hari ibindi by'ingenzi buri kubura. Lenova, hari abantu benshi bavuga yuko bino bintu ari politike, ari ibintu byaje gutyo, ariko abantu badakwiye kugira icyo bitaho. None nkawe nk'ubu uramutse ubonye nk'umugabo akubwira uti ibi bintu ni ibintu byazanywe n'abazungu, ibyitaho, uze uyenda ube nk'umuyisilamu tugushyire mu itorero rya Isilamu, ese wamwemera uwo mugabo? Aka kanya ntabwo naguha igisubizo ngo namwemera cyangwa se namwemera, gusa icyo nabivugaho nabanza kureba ku mpande zombi. Future yanjye iri mu biganza byanjye, ngomba guhitamo neza icyerekezo kizima n'abazankomokaho kitazabafekta negatively. Hanyuma niyo mpamvu akanya sinabwira ngo nabyemera cyangwa sinabyemera, gusa ikintu cy'ingenzi nzi ko ni uko ubuzima bwanjye bwose ngomba kubaho nsenga, niyo shingiro y'imibereho yanjye myiza, niho byiringiro byanjye by'ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Abavuga yuko umugabo mudahuje idini n'ubundi mutahuza no mu rugo, birashoboka, ariko ntago sinzi buryo nabivuga ko birashoboka. Urugero,
wenda ashobora kuba abarizwa mu idini runaka ariko wowe ku mutima we bitamukozeho. Wowe idini ryawe urimo wumva ari hari icyo rigufasha, iyo myitwarire se, iyo mico ufite, kumva hari aho utagomba kurenga, wabana nawe ugasanga we bya bindi ubafata nka kirazira utinya, we abikora yumva ko nta kibazo, ukajya ubaho ubangamiwe. Kandi sintekereza ko wabanye n'umuntu ukora ibintu bikubangamira always, sintekereza ko wazabona n'ubwami bw'ijuru. Wazihangana koko, ariko turi abantu, hari igihe kwihangana byakunanira. Niyo mpamvu rero sinavuga ngo wenda umuntu mudahuje idini si mwabana, ariko abantu bagiye batekereza neza, ba making a choice, babona ko itazagira icyo yafeta mu mibereho y'ubuzima busanzwe, ubuzima bwiza, ndetse kandi twirengize ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabamo. Nayo ni choice tugomba gukora mbere tukiriho tukabikorera. Ugomba guhitamo umuntu ubona ko atazafekta kuba wabona ubwami bw'Imana. Okay, wabwira iki umukobwa ubu ngubu uri guhura na struggle zo kuba afite umusheri umukunda ariko amusaba kuba yahindura idini, umusheri we yumva ko ari ibintu yenda hari ku ruhande rumwe hari uwumva yuko ari ibintu bikaze, ariko noneho hari n'undi wumva yuko byakaba yahindura aho kugira ngo umugabo ari we uhindura, cyane ko nyine baba bari muri sanse yuko ari ibintu byo bishyira mu mutwe byazanwe n'abazungu. Umukobwa ubu ngubu uri mpura n'icyo kibazo wamugiriye inama nagira uwo mukobwa, nabanze yitegereze neza ese koko uwo musore aramukunda, making sure ko amukunda, arebe ko uwo musore ahangayikishijwe n'ahazaza h'uwo mukobwa, hanyuma bitewe n'uko babanye ndetse n'uburyo azi amutwara cyangwa uburyo yitwara n'ibikorwa bye, yafata choice. Kuko ashobora kumusaba ko bahindura, cyane ko twakuze twumva ngo umukobwa yahinduriye umugabo nibyo ntacyo bitwaye, ariko umusore uhinduriye umukobwa akenshi bayifata ukuntu ngo umusore rero niba umusore amusaba guhinduka kandi wenda ko kabona iryo torero ashaka kumujyanamo nta kintu ritwaye, nta kintu rizamwafekta, kandi bakundana, abona ari umugabo uzazana umunezero mu buzima bwe koko nk'uko abyifuza, yahinduka. Ariko nyine ni ukumekinga sure akabanza akareba si uyu muntu arankunda, ese kuki ari kunsaba guhindura, ese wahinduye akazaho ndi byaba bitwaye iki? Gusa ni umwanzuro wa babiri, bo bagomba gutekereza bakavuga ati nge ndi muri iri wowe uri muri iri, kugira ngo duhurize hamwe bagakora choice, cyangwa se bose bakava mu idini barimo bagahitamo indi runaka batabarizwagamo, bose bakemeranya kurijyamo, buri wese agasiga irye undi agasiga irye, kugira ngo atavuga ati uri kunshuka, n'undi avuga ati oya ninguhindukira abantu baragira ngo ndi umusore, bahitamo irindi dini runaka akaba ari ryo bajyamo, bose batari basanzwe babarizwamo. Murakoze. Hari tugana yena ku musozi ariko tusigiye gitoya, hari inkubiri cyangwa se debate ikunze kuba, ugasanga abantu bari gupfa amadini, baraburana, ngende umudive, wowe umukatolike, wowe umuyisilamu, wowe uri mu rindi dini runaka, ugasanga abantu bari iyo nkubiri irahari, ariko ugasanga hari umuntu hari birebera inyuma, wibaza ngo ibi bintu bimeze bite, ibi bintu biherera he, biva hehe? Ese wowe ku giti cyawe ukurikije ibyo wasomye, ibyo wize cyangwa se ibyo wabwiwe, ku giti cyawe ibintu bifata gute, bimeze bite? Ese byagakwiye ko ibi bintu bibaho? Njyewe uko mbyumva nkurikije ibyo nzi, nasomye, ibyo nabwiwe, ibyo nabonye, ntabwo ari ngombwa ngo abantu babe bahanganira ngo ngende mu idini n'iyi, ngende muri iyi. Buri wese yashyira imbere idini ye. Ikintu cy'ingenzi numva nabwira abantu, buri wese mu idini arimo naharanire koko kuba umukristo. Niba bafite kirazira runaka mu itorero arimo, azubahirize, yubaha abayobozi be, agende nk'uko bikwiriye mu idini arimo, hanyuma yubahe n'aya mategeko y'Imana. Icyo gihe ntabwo bizaba bibujije ko nawe yajya mu ijuru, kuko nta torero ritazabona umugeni. Be kwirirwa bahanganira mu madini ibintu bidafite icyerekezo, buri wese naharanire ko iryo arimo arikiranukiramo, akagira umutima utunganye utamucira urubanza. Buri wese aho ari, si ngombwa ngo mbe ndi umwadeperi ngo nkubwire ngo ubwo uri umudive cyangwa umukatolike uzajya mu ijuru, ntabwo ari ngombwa. Ushobora no kuba ndi umwadeperi kandi ntakijijwe, ahubwo buri wese aho ari nagerageze kuba perfect, agerageze kuba yakubahiriza neza ibyo asabwa, ndetse asenga uko bikwiriye nk'uko agomba kubikora. Muri iki gihe abantu bacitse intege mu gusenga, usanga bahugiye mu by'amafaranga n'iki, cyane ko batubwira yuko tugomba gukora gusenga nabyo bikaza ari inyongera, ariko mbere na mbere twakoze. Hari abantu bavuga yuko agomba gukora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ubwo urumva nta munsi n'umwe abonye wo kuruhuka, ndetse akumva yuko Imana nayo imufashiriza muri ibyo ngibyo yagiye gukora. Ariko kumva nyine bamwe bafashe ugiye bakajya gusenga, hari abadventiste bajyayo kuwa gatandatu bakamara umunsi wose basenga, hari
bandi basenga ku cyumweru nabo bakajyayo bajya mu kiliziya bajya mu matora atandukanye bakamara uwo mwanya. Hari umuntu wumva yuko uwo mwanya ari ugupfusha ubusa, ibyo abo bantu bababwira iki? Ikintu nababwira, ntabwo dukwiriye gukora iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ngo tuburemo umunsi umwe, cyane ko n'umunsi wose tutabamara amasaha make cyane tumara imbere y'Imana. Ntabwo ku giti cyanjye numva ntabishyigikiye. Umuntu akwiye gukora ku wa mbere, yashaka akageza ku wa gatandatu, ariko basi muri iyo minsi yose akagiramo umunsi umwe yahariye Imana. Niba ari umudivantiste akumva ko umunsi wa gatandatu ari uwo kujya imbere y'Imana agasenga, akubahiriza ibyo asabwa gukora nk'umuntu uri mu nzira ijya mu ijuru. Kuko niyo wakora iminsi yose no ku cyumweru ugakora, Imana itari mu ruhande rwawe ngo iguhe umugisha, byose wabigeraho, ariko mu gihe nk'icyo guhombya byose byakubera ibihombo, ukabona nta kintu wakoreye. Ariko ufashe amasaha make, kuko nubwo tuba ari umunsi wo ku cyumweru wose ntabwo tumara turi mu rusengero, ufashe ayo masaha make ukavuga ati iki gihe nzajya mba ndi mu nzu y'Imana, koko sawa, ufite uburenganzira bwo kujya mu rindi, ariko n'ibyo rigiyemo kuko wubahiriza ibyo bintu. Niba bavuga ati wenda kanitanga urugero muri ADPR, niba bavuga ati ntitwambara amapantaro, nkumva njyewe niryo nkunze nshaka kurijyamo, ntabwo ndijamo ngo kuko nsanzwe nkunda amapantaro ngo nzarijyamo ngo ese n'ipantaro nzajya nyambara, orede mba nacumuye. Niba ntabasha kumvira pasiteri ndeba, ese Imana ntabona niyo nakumvira, naho ni ikibazo. Niba uvuye mu itorero nawe ukajya mu rindi, gerageza urikirizwemo nyine ibyo bagusaba, ubyubahirize, uhereze n'aya mategeko y'Imana 10. Niba wenda kandi sinanacira urubanza wenda ngo aba bashyiraho imisatsi, ni amahame y'itorero ryayo, ariko hasa ahubwo ibindi by'ingenzi basabwa byo barabyubahiriza. Ntabwo kuba itorero runaka rifite amategeko akakaye bisobanuye ko ari ryo rikijijwe, kuko ashobora kuba akakaye n'abantu bakarushaho kuyica. Ahubwo buri muntu wese ku giti cye, wirebera ku bandi ngo uvuge ngo mu itorero ryacu rero ngo bimeze gutya, ngo nyine ngo niyo tugenze gutya nta kintu badutwara. Ahubwo umuntu wese ku giti cye akwiriye kubera amaso ubugingo bwe, akavuga ati ndabarizwa aha, ndasabwa kwitwara gutya no gukora ibi, akagerageza uko ashoboye byose kugira ngo abyubahirize, ye gucumura ku Mana. Kuko n'ubundi nubikora itorero ryawe ntacyo rizakugira wenda bitewe n'uburyo byitwara, ariko bamwe mu musengana bagata ariko runaka nubwo rero turirimbana cyangwa dusengana yaratunaniye, already abantu bazaba bagucira urubanza. Icyo gihe rero n'Imana izabona ko ufite ikibazo. Niba bagenzi bawe mwitwa ko mubana batakubona nk'umukristo, iyo yabasha kugutangira ubuhamya iteka kandi abo bantu ari bireberaho mwirirwana. Akabazo gatoya, hari uvuze ikintu cy'amategeko. Nigeze kuganira n'abadivantiste n'abapentekote, bano basenga ku cyumweru, ndetse n'abakatolika. Tujya mu gitabo turareba nimba sinzi niba bitapone bitabaki, ariko bahuje amategeko, bakoresha Bibiliya imwe. Yenda y'abakatolika ifite ukuntu yo ishobora kusanga n'imvugo bidahuye, ariko ugasanga amategeko namwe. Ariko umudive yaratubwiye ngo kubera iki ngo kwa karindwi iki, sibyo? We atwumvisha ukuntu turamutse twubahirije Bibiliya nk'uko yanditse, twakabaye ngo dusenga ku munsi ngo wa karindwi ari wo ngo wa gatandatu. Icyo kintu ni ikintu giteza urujijo. Wowe iki kintu cyumva gute? Icyo kintu ukuntu ngewe numva umunsi wo gusenga aho atari wowe ingenzi, kuko n'ubundi mu buzima bwawe wowe uvuze ati buri wa kabiri ngenzi nzajya wenda nsenga, ntabwo Imana izavuga ngo uriya muntu ntabwo mwumva ko asenga ku wa kabiri. Umunsi si ingenzi, kuko wenda byagiye bitandukanira bitewe n'uburyo bamwe babibara, bakumva ko umunsi wabo wa karindwi ari ku wa gatandatu, umunsi ari ingenzi cyane. Ikintu cy'ingenzi ni ukukizwa. Ibintu byo guhanga amaso ku bintu abantu bagenda bahindagura bashyiraho, dukwiriye kubikuraho, tukayahanga ku byo twumvise kuva na kera. Niba ari ukugenda gutya ukagenda gutya, niba ari amategeko runaka ukumva ko udakwiriye kuyica, wikirirwa uburana ku minsi ku minsi. Niyo mpamvu abantu bakwiye kuba seriously, akamenya ngo niba ari mu gihe cyo gusenga, arasenga koko, ese koko imbere y'Imana ari kwemerwa, cyangwa aragenda gusa nk'umurimbo, ndavuga ati kuko iwacu bose bajya gusenga ku cyumweru nanjye ngomba kujyayo, ariko watafashe umwanzuro mu mutima we. Aho kugira ngo ugende mu kavuyo wowe utafashe decision yawe, wabireka ko ugakora ya minsi yose. Ariko mu gihe wavuze uti kino gihe nzajya nsenga, iyo wafashe uwo mwanzuro wumva ko ari ngombwa ko hari ibyo ukwiriye kureka, kugira ngo n'umwanya wawe ugiye guspendinga imbere y'Imana subipfa gusa, ahubwo ugire ikindi kintu cy'ingenzi ukwinjiriza ya mu buzima bw'ubugingo ndetse no mu buzima busanzwe. Okay, wowe udukurikiye hari uburyo wumvamo ibintu, hari igihe wumva yuko
idini ryawe ari ryo ry'ukuri. Hari igihe wumva ko idini ryawe hari ubundi buryo ubitekerezamo, cyangwa ukaba wumva yuko hari amadini yaje gutyo gusa, ukaba icyo kintu ari cyo kikubamo, cyangwa se wumva ko idini urimo nta wari gukuraho, cyane ku basore n'abakobwa nk'iyo bagize igihe cyo gushaka bintu bijya bitera ikibazo. Renova hari uko abyumva, nawe hari uko ubyumva, ushobora kujyaho muri comment ukatubwira uko ikintu cyumva, kuko uko byagenda kose nta topic ishobora kuza ari uko twayivuzeho kenshi, yavuzweho n'abantu benshi, ariko byagenda kose n'ubundi biragumya bigahera mu rujijo. Yes, ngaye nguko rero mwabyimviye, mvishe ko Renova bitekereza, nawe ufite ukundi bitekereza. Uko byagenda kose buri wese afite uko bitekereza, ariko nanone tubereyeho kungurana ibitekerezo ndetse tukaganira kugira ngo tubashe kuba twabasha kumarana amatsiko ndetse tunafatira hamwe umwanzuro. Ibintu ntabwo bikorerwa ahandi, bikorerwa muri twebwe, ni natwe twikeretingamo icyo kintu. Ubwo rero uko byagenda kose tugomba guhuza ibitekerezo tukabasha no gufatira umwanzuro ahantu hamwe kugira ngo abantu bamwe bave mu rujijo. Hari umuntu buri hariya yibaza ibi bintu bimeze bite, ibintu kubera iki biza gutya, ariko uko iyo duhurije hamwe ibitekerezo tubasha kubona ikintu Bibiliya ivuga, tukabona icyo abantu babitekerezaho nuko ibintu byaje tukabasha gusobanukirwa. Nagushimiye rero, iyi ishobora kuba episode ya mbere. Niwumva ukeneye indi episode dushobora kuyikuzanira tukaba twaza mu gice cya kabiri, ariko reka iki ngiki tugisubikira ahangaha. Nagushimiye wowe wakomeje kudukurikira mu kiganiro cyacu, ukaba ukora subscribe ugasharinga no mu nshuti zawe. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro kandi nkusaba kugumya gukora uwo murimo ukomeye. Ikiganiro cyacu kijye ugifasha gisakare kigera hano kure cyane, kibashe kumenyekana ndetse n'ibyo dukora bibashe kuba byazenguruka u Rwanda ndetse bigere n'imahanga. Renova, wakoze cyane, uduha ikiganiro cyiza, turagushimiye. Yego, namwe mwakoze cyane. Udusuhura story usengeramo. Yes, ngaye nguko rero mwabyimviye, mvishe ko Renova bitekereza, nawe ufite ukundi bitekereza. Uko byagenda kose buri wese afite uko bitekereza, ariko nanone tubereyeho kungurana ibitekerezo ndetse tukaganira kugira ngo tubashe kuba twabasha kumarana amatsiko ndetse tunafatira hamwe umwanzuro. Ibintu ntabwo bikorerwa ahandi, bikorerwa muri twebwe, ni natwe twikeretingamo icyo kintu. Ubwo rero uko byagenda kose tugomba guhuza ibitekerezo tukabasha no gufatira umwanzuro ahantu hamwe kugira ngo abantu bamwe bave mu rujijo. Hari umuntu buri hariya yibaza ibi bintu bimeze bite, ibintu kubera iki biza gutya, ariko uko iyo duhurije hamwe ibitekerezo tubasha kubona ikintu Bibiliya ivuga, tukabona icyo abantu babitekerezaho nuko ibintu byaje tukabasha gusobanukirwa. Nagushimiye rero, iyi ishobora kuba episode ya mbere. Niwumva ukeneye indi episode dushobora kuyikuzanira tukaba twaza mu gice cya kabiri, ariko reka iki ngiki tugisubikira ahangaha. Nagushimiye wowe wakomeje kudukurikira ikiganiro cyacu, ukaba ukora subscribe ugasharinga no mu nshuti zawe. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro kandi nkusaba kugumya gukora uwo murimo ukomeye. Ikiganiro cyacu kijye ugifasha gisakare kigera hano kure cyane, kibashe kumenyekana ndetse n'ibyo dukora bibashe kuba byazenguruka u Rwanda ndetse bigere n'imahanga.
ntabwo bihaba kuko nta n'ahantu usapfa utabisanga.